Waiters, you need to give the bill to the man on the table. Niwe mugomba kujya muhereza the bill, cause that's the Rwandan culture. Umuntu wabwiye aba waiters n'aba waitresses ngo bajye bahereza bill the guy yakoze neza, because ejo bundi my friend and I twarasohotse, nkumva ari umushuti wacu twiganye kera atubwiye uti muze mbasohokane mbagurire, it's been a long time and stuff. We were like okay tugende. Yewe personally ntabwo nshobora kugenda ahantu nafite basi like 20k kuri telefone. ndagenda turasohoka nyine and stuff, noneho turarya turanywa turenjoyinga turaganira all times and stuff, turatera story. Things went well until tumaze kurya tumaze kunywa, the guy ajya kwitaba telefone hanze. Agende tumushake tumubure, tuvuga uti okay buriya yagiye somewhere behind, ntabwo turi kumubona right now ariko aragaruka, like ntabwo yabikora ibyo bintu, aragaruka. Tugende twicare turindire 1 hour ishire, 30 minutes zishire, tukicaye dutegereje ko the guy agaruka. Turavuga ngo no what, katumuhamagare, it's been an hour and 30 minutes, it won't be bothering nitumuhamagara. Turamuhamagara, the phone was off, telefone yari itariho, telefone ntabwo yari iriho. Tutangiye kuvuga uti okay the guy isn't going to pick up because obviously the phone is off, kandi ngewe bari bamaye amafaranga yo kugura wifi kongeraho na make yanjye nari mfite, and I was like ngiye gukoresha amafaranga kwishyura the bill, ariko ubwo nyine ningera mu rugo they're gonna kick my ass, barambwira kugura wifi, and I will start looking like. Then my friend abe arampamagaye, narambwira ati Link, how are you at, ibiki ngwiti nasohotse with my friends ibiki ariko tujye gutaha nyine. Narambwira ati should I come and see you and say hi ibiki, narambwira ati yeah you can come and say hi ariko nyine like tuhita dutaha mu kanya. Ati okay ndaje. My friend aze yicare for like 20 minutes, afate drink, turangize kugira nyine like ibintu byose birangire, nawe drink iwe yirangije, the waiter azane bill, abe ayihaye the guy abe akuyemo amanota ashashagirana yishyure the whole bill. I was like yes, umuntu watoje aba waiter ikinyabupfura cyo kudahereza bill. Aba waiter nimukajye muhereza bill abakobwa, mujye muyiha abagabo, mujye muyiha men aribo mujye muyiha. Aba yikubise my friend nawe abarishyuye, tuba turatashye. Waiters, you need to give the bill to the man on the table. Niwe mugomba kujya muhereza the bill, cause that's the Rwandan culture.